data nshuti mukurikiye shene TV indirimbo nshya nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Reka muri aka kanya bashimire uburyo mukurikirana ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabakunda, niyo mpamvu aka kanya nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, umuremyi w'ijuru n'isi, twongeye kugaruka imbere yawe. Turagushimiye kubw'urukundo dukunda. Tugushimiye ineza yawe iduhoraho, ari yewe uriho uvuga ndetse n'iteraniro ryose ririho ryumva ubutumwa bwiza. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka wongere uturebana amaso y'imbabazi, umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza bugira icyo umukorera mu bugingo bwe, maze data twese twaguke, maze nutunguka uzasange tukwiteguye. Kandi ndagushimiye cyane kuko wumvise kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amina. Bene data bakundwa, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndabashimiye kuko munteze amatwi. Nejejwe kongera kuboneka imbere yanyu, nje kubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi bashimira ko mudutega amatwi. Ubu tugeze mu gihe dukwiriye kumaramaza cyane mu mitima yacu, kuko mu mitima nimho iby'ubugingo bikomoka. Niyo mpamvu aka kanya nshaka kubararikira kugira ngo tumaramaze mu mitima, tumaramaze ku byo kwizera. Reka dusome isomo ryanditse mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze, ariyo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Haleluya. Murongo wa 23 haravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwarisezeranije ari uwo kwizerwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana riradusaba kugira ngo twegere dufite imitima y'ukuri kandi twizera rwose tudashidikanya. Ndabararikira kugira ngo tumaramaze mu mitima yacu, kandi imitima yiminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu ngo yuhagijwe amazi meza. Ijambo ry'Imana ritubwira ku murongo wa 32 ngo mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Ijambo ritubwira ukuntu abantu b'Imana bajyaga bihanganira imibabaro n'intambara nyinshi, kandi babaga bamaze kuvirwa n'umucyo, bamaze kumenya Yesu. Kandi icyo gihe bari bamaze kuvirwa n'umucyo, bararenganijwe bikomeye.
niho babaye abantu bahinduka ibishungero, niho batutswe. Abo bari intumwa ndetse barababazwa, ndetse ngo basangiraga n'imibabaro, ngo babarabaranaga n'imbohe. Ariko hari ikintu cyiza iri jambo ry'Imana ritubwira. Riratubwira ngo mumenye ko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Hari ibintu Imana yabikiye abayizera birusha ibyo ku isi, bibirusha ubwiza. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nubwo bimeze gutyo, nubwo hariho ibyo bishungero, nubwo hariho gutukwa, ariko bufite ingororano ikomeye. Umurongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Bavandimwe, ahangaha hari ibintu Imana yasezeraniye abayikunda. Hari ibintu byiza twabikiwe, Imana yabikiye abera, ibyo azaraga abera, dukwiriye kubisobanukirwa. Ndetse haravuga ku murongo wa 37 ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nubwo ibyo bibazo biriho, nubwo hariho ingorane nyinshi, ariko hagumye kwizera. Hano ijambo riratubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Reka dusome nanone muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Havuga ibyerekeranye n'uburyo intumwa nabwo zarenganyijwe. Hano ijambo ritubwiye uburyo, reka tuhasome ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babamora. Muzabe abo guhamya, muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ahangaha intumwa zitumwa kujya kuvuga ubutumwa bwiza, hari ijambo ryababwiye bati mugire ubwenge nk'inzoka kandi mube nk'inuma mutagira amahugu. Ati mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora. Ngo muzaba abagabo bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Imana iradusaba abantu Yesu yatumye kuvuga ubutumwa bwiza ko tugomba guhamya, tugahamiriza imbere y'abami, tugahamiriza n'imbere y'abapagani, tugahamiriza imbere y'abamuzi, tugahamiriza n'imbere y'abatamuzi. Ariko nibabagambanira ntimuzahagarike imitima yuko muzavuga, cyangwa ibyo muzavuga muzabibwirwa muri uwo mwanya. Nshuti z'umusaraba, muzi ko dufitanye ibanga na Yesu, muzi ko dufitanye ubumwe, uzi ko yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Byonyine kuba yaravuze ati muzabibwirwa muri uwo mwanya, ntabwo mugwiriye kwibaza ngo tuzababwira iki. Abo baturenganya, abo bashaka kudukwitira mu masinagogi, abo bashaka kudukoza hirya no hino, ntimuzibaze ngo muzababwira iki, kuko
umwuka w'Imana ubakoreramo niwe uzaba bavugiramo. Umurongo wa 20 haravuga ngo kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzaba abavugisha. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, bana b'Imana, murumva yuko dufite icyo twibitseho. Murumva yuko data wo mu ijuru ari muri twe, niwe uzaba tuvugisha, niwe uzaba tuvugira. Umurongo wa 21 haravuga ngo umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azagambanira n'abana bazagomera ababyeyi nabo babicishe. Muzahangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Bavandimwe, Imana irashaka kugira ngo idufashe muri ibi bihe bigoye. Muri iki gihe ibintu bigiye kuba, inzira zigiye kubyara amahari, kuko abavandimwe bazagambanirana kubera kutumvikana ku kintu icyo ari cyo cyose. Kuko inzira ijyana abantu ku Mana n'inzira ijyana abantu kwa Satani ziratandukanye. Ahangaha rero ngo muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, abantu bavuga Yesu, abantu bamamaza ubutumwa bwiza bagiye guca mu nzira yabo, n'abantu bakorera Satani bagiye kunyura mu nzira yabo. Ariko Yesu aravuga ati uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Reka dukomeze. Bavandimwe nshuti, muri iki gihe inzira rwose muraza kubibona ko zigiye kubyara amahari. Ubu inzira ifunganye iriho iracibwamo n'abakurikiye Yesu. Hari n'inzira ngari nanone igiye gukurikirwamo n'abandi bantu, kandi ni benshi. Hari abagiye guca mu nzira ifunganye, abandi bagiye guca mu nzira ngari. Itorero rigiye gucikamo ibice, imiryango igiye gucikamo ibice, ingo zigiye gusenyuka, ababyeyi bagiye gutandukana n'abana, kuko abantu bagiye kuba ibishungero, bagiye gutukwa, bagiye kubabazwa. Kera abantu bajyaga bihisha mu itorero, bikagaragara ko ari abakristo nyamara atari bo, ariko wabareba inyuma ugasanga nibo. Ariko uyu munsi bigiye gusobanuka, bigiye gusobanuka. Umukiranutsi agiye kuba umukiranutsi, n'uwera gugiye gukomeza yezwe. Mu gihe gitoya uwanduye agiye gukomeza kwandura, uwejejwe agiye gukomeza kwezwa. Ijambo rigiye kuvugwa vuba bidatinze. Niyo mpamvu nkangurira umuntu wese kugira ngo yumve inzira agomba gucamo ari iyihe. Abandi bagiye kujyanwa mu mazu y'imbohe, abandi bagiye kwamburwa ibyabo. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira mu Baroma 12 umurongo wa 12 ati mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Abo ngabo nabakurikiye inzira ifunganye, nabakurikiye Yesu, nibo babwirwa ngo mushime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga kandi mushikamye. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 34 haravuga ngo kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mwabikiwe ibirusha byo kuba byiza bizahoraho,
nuko rero nimuti ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Bavandimwe, Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17 havuga iby'ikiyoka, uburyo kirakarira wa mugore ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abantu bafite guhamya Yesu, abantu bitondera amategeko y'Imana, abo ngabo bararwanyijwe cyane kuva kera. Bararwanyije kuva kera. Isi Yesu amaze kuza mu isi, amaze kuvukira mu isi, Satani yaramurwanyije mu buryo bugaragara. Ariko muri iyi minsi y'imperuka Satani ngo agiye kubikuba inshuro nyinshi, agiye gukuba inshuro nyinshi ibyo yakoze icyo gihe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko yatumanukiye afite umujinya mwinshi kuko azi ko asigaje igihe gito. Muri iyi minsi nagiye kumva numva bariho baravuga n'amakuru, ariko numvimvanye abantu ngo nimugire vuba, ngo aba bantu nimugire vuba, urukingo n'amezi rumwe turuhaye amezi 2, ngo igihe kiraducikanye. Bariho baragira vuba. Natwe abavuga Yesu nimureke tugire vuba. Nimureke dukorane umwete, kuko Satani nawe ari harakorana umwete. Mu izina rya Yesu dukorane umwete. Hano bavuga yuko ngo Satani azakoresha ubuyobozi bw'ibihugu. Satani niyo mirimo ye. Azakoresha ibigo by'amadini, azakoresha ngo n'indi miryango bishamikiyeho, ngo bazahatira abantu kuba mu idini rimwe. Ubu muri iyi minsi bagiye guhatira abantu idini rimwe. Abatazumvira amategeko y'inyamaswa n'abatazaramya igishushanyo cyayo bazatangwa kugira ngo hazatangwa itegeko ryo kubica. Bavandimwe, mureke natwe dukorane umwete, tuvuge Yesu, duhamye Yesu, twe gucika intege. Natwe ubwo Satani yamanutse ngo akora cyane, ngo asigaje igihe gito, natwe agahe gato gasigaye ndabibarira nko mu masegonda. Niyo mpamvu natwe tugomba guhamya Yesu, abatamuzi bakamumenya kandi ko ari umwami w'ijuru n'isi. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 12 haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mwabyumvise ko harimo no gupfa, harimo no gupfa. N'ijambo rirabivuga. Niyo mpamvu kujya mu ijuru mu by'ukuri ntabwo ari umukino. Kuzajya mu ijuru abantu benshi babifata nkaho tuzagenda twimakiye, twashokoresheje, dufite amafaranga mu mifuka, ariko ntabwo ariko biri. Kujya mu ijuru tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nta muntu uzajyana mu ijuru uyu mubiri twambaye. Niyo mpamvu no gupfa birimo. Guhamya Yesu, twamaze kumenya yuko hari ibyo twabikiwe mu bwami bwo mu ijuru, ngo bifite n'ingororano. Niyo mpamvu guhamya Yesu bitagomba kudukoza isoni. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Muri Matayo 5:12 haravuga ngo hahirwa abarenganirizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abantu bahirwa ni abantu bazarenganiriza gukiranuka.
ngo kandi namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, ngo muzanezerwe mwishime kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Mwarabibonye Petero ibyamukoreweho. Petero murabizi neza ko yageze n'aho avuga ati ntabwo nkwiriye kubambwa mpagaze, ahubwo nkwiriye guhambwa ncuritse. Nuko yarazi ubutunzi buri muri Kristo Yesu, ubutunzi butagira akagero buri muri we. Muzi ukuntu abasore batatu Shadraki, Meshaki na Abedinego, murabizi neza ukuntu bahamije Imana bakayihamya bemye, bakavuga ati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza ntabwo dushobora gupfukamira ibishushanyo bisengwa. Uyu munsi wa none turashaka kujya mu ijuru dutwaye imodoka, turashaka kujya mu ijuru dufite amafaranga kuri banki, turashaka kujya mu ijuru dufite amazu, ariko ibyo byose twavuye mu nda y'ababyeyi bacu ntacyo twambaye, tuzajya no mu ijuru nta kintu tujyanye. Niyo mpamvu bararikira kugira ngo twinire twibaze ijuru tujyamo tuzajyanamo ibitungo dutunze, tuzajyanayo se n'abana bacu, tuzajyanayo se n'abantu, nzajyana n'abahungu banjye n'abakobwa banjye. Ni ukumara amazi umuntu ku giti cye, umuntu akibaza inzira agomba gucamo ni iyihe, kuko umuntu wese aziyikorerera we mutwaro. Bavandimwe, ibi byiringiro ntabwo bikoza isoni, ibi byiringiro byo kuzajya mu ijuru, kuko urukundo rw'Imana iyo rwagusabye mu mitima yacu biba byatewe n'umwuka wera twahawe. Imana idufashe. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, abantu dufatanije kujya mu rugendo rugana i Kanani. Petero wa mbere igice cya 3:14 haravuga ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe, ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije ibyiringiro mufite, mufite ubugwaneza, mwubaha, kandi mufite umutima utabacira urubanza. Imana idutabare, Imana idufashe. Imana twiringiye ntabwo izadukoza isoni bavandimwe. Imana twiringiye ntabwo izatureba nabi. Turacyafite iminota mike yo kwihana no guhindukira, turacyafite iminota mike yo kugira ngo tube abejejwe, kuko inzira zigiye kuba ebyiri, nta nzira ya gatatu ihari. Nta mukristo uzongera kwihisha mu bupagani, nta mupagani uzongera kwihisha mu mukristo. Ubu inzira ni gutya ni gutya. Imana idutabare. Reka nsoze mvuga nti munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Bene data, Imana idufashe cyane kugira ngo tuzanyure mu nzira ifunganye. Imana idufashe kugira ngo buri umwe wese yinire yibaze. Kandi Yesu aravuga ati dore ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana idufashe kugira ngo hatazagira umuntu utwara ikamba ryacu, mu izina rya Yesu. Amen.